urahonesha mwana wacu, urahonesha muraoneza cyane muganga. Yego mwana wacu kama saa twaguhaye wagiseweho iminota mikeya wari uri mu biki. Nakerewe ntago nabonye kaga kese ariko maze kukabona. Yego ngahinjira mu nzu hari n'abanyamakuru hano, hari n'abanyamakuru nabamagaye kugira ngo utaza kuneza ibibazo kubyo ndimo, kugira ngo ndamutse mbonye nayo mafaranga hatagira ibyo mura nabyo mu nzira cyangwa ku ndege. Nta kibazo egera agapesi wateguye, egera igikoresho wateguye, egera icyo gikoresho mwana wacu. Yego murakoze cyane. Avuze reka arambwiye negera agakese kanjye ni karibu. Agakese cameraman queen. Murakoze cyane. Yego babyeyi. Murakoze cyane babyeyi. Yego nk'ibirandura inshuro ebyiri babyeyi. Fatira buri kimwe cyose. Wasama pipi shoboy murundi original special no pirate nyiti na mu rugamba itagaragara semagara no rugamba metis original kuko nabyiyemeje kinge ku muriro nta gukuraho ni kwa kundi nyene hahandi nyene mu kinge ku muriro nta gukuraho. Reka mubwire ngo ndabakunda mwege mu dukurikirana umwanya ku wundi, mwe mukunda murundi original special no pirate muraba agaciro umuhanda turimwo Chelsea quartier turimo tuvuye Kigali ubu tugeze ahantu bitwa babwire Irubavu. Turano bitwa Irubavu. Fise amakuru ashushe je nteze imodoka navuga ati je ngiye kuza mpagere. Nubona ino YouTube channel nyuje kino kiganiro ko n'ubwa mbere umbonye inkoze ikiganiro nk'iki kuri YouTube channel nuko ikiganiro numva ko byari ngombwa ko ndakinyuza kuri YouTube channel ko nagombaga kugira ngo abanyarwanda bacyumve. Guys nizeye ko mumeze neza muradukurikirana gatanu kugira ngo mubashe kubana natwe amakuru ashushe rero mubane natwe kugira ngo muze kuyumva. No muntu uraho yaturiye ati genda shaka kubageza ibintu runaka. Noneho turinje muri portail bonsa aho aratubwiye ngo turenga portail ya mbere ngiye ndashika mwayibonye, iya kabiri ngiye tuyigezeho Imana ishimwe rusanze inakinguye. Cameraman reka ndeke kubicisha amatsiko umuntu tuje kurana n'umuntu w'umunyamahanga sinzi ngo n'uwo mu gihe gihugu twabonye duhamagara ati genda umunyamahanga murundi ndashaka kuza gira ikintu mwereka canke se tuvugana. Navuga ati je ntabwo ngenda ndi jenyene ntazagira gucya ngo ngende sange mpuye n'ibibazo, ariko ni nyina njanye kamera y'imurana n'ibibazo abantu rubanda muzabibona muzavuga ngo umuhungu wacu byagenze uko nuko. Komezanya nanjye kirenge ku murongo ukure fata gatebe wicaye kugira ngo ubashe kwana natwe 5 tuje kureba umukobwa sinzi ikibazo ahuye nacyo yatubengajyanye hano ngo yaraye hano muri lodge niba bamufashe ku ngufu niba bamwibye niba byagenze gute natwe ntabyo tuzi, ariko twanze kugira kumusuzugura turamugambukira tavuga tereka tuze gere ndebe bagwana. Ndabona ngo rega arakingoye kamera ucungare kamera wasanga wenda adakunda kamera nkana isatangikunda ahisa kinga ashobora gusanga nta kamera kunda cyane ntabwo yamenye ko ari giye, ariko nabaye inzobe by the way nizo mpamvu wasanga yanyibagiwe ameruka kera. Sizi niba bamwibye niba yafashwe ku mvura byagenze gute, reka tuza twumva amakuru yiwe umuntu uko yamuhamagaye inshuro nyinshi cyane kabisa. Nta nubwo nabwiye ngo ngiye guhaguruka nabwiye ngo ndaza kuza nimugoroba ariko dore mise maza kare. Karibu. Na mambo. Jambo. Uko fresh? Poa wazima. Nashukuru Mola kama kawaida. Uko bien? Nashukuru. Karibuni kwetu. Kumba numva itavuga Ikinyarwanda. Kumba numva itavuga Ikinyarwanda. Mimi sijui Kinyarwanda ndajikaza polepole. Polepole. Ndiyo. Okay. Intebe uteye nyinshi kandi ntabwo turi benshi turi batatu. Rero tukabanya kamera uragerageza wica hanga tuganire. Katiwe tuganira gato. Kamera yicaye hanga. Amakuru ni meza. Okay, nta kibazo ndaza gufatira telefone amajwi yawe turaza kuyumva. Hanyuma
tutarandiranye jewe nabonye ahamagaye inshuro nyinshi cyane ambwira ngo urashaka kandi ndo umuntu akenshi numva abantu nkumva ko ibyo nshobora kuba supportinga na supporting wahamagaye inshuro nyinshi cyane numva nta cyangwa ariko uravuga igiswahili sizi n'ubu ibyo ndiko ndavuga nibo byumva niba nta Kinyarwanda bumva cese Kirundi na Giswahili genda gerageza ko abantu badukurikirana batacyumva Giswahili numva gake cyane. Kwa majina naitwa Angela. Mimi naishi mji wa Kinshasa. Nuvuka ndio ariko hari abantu badukurikirana arabeshi bacyumva Giswahili hari n'abatacyumva ku muntu utacyumva wagerageza basuka Akanyarwanda se babuze nubwo mbije mu Rwanda nagerageza gake yakugake niko nushaka njyewe naturutse Kinshasa nitwa Anje naragize gutya nja kuri YouTube niko kabazo k'amasiko nashaka kukubaza kubera ko kuntu hamagaye nibaje umuntu bamwibye byakinze gute arashaka umufashe iki kano kandi tutarandiriye tudatindiye abantu reka turasekone kujyana reka dusubira Kigali natwakoze ingendo ndende yego ni kiye kintu nyamukuru tumera nk'arasa ku ntego cyatumye uduhamagara cyane kuri mimi niliwaita juu ya probleme nilikuwa Kinshasa nikaenda kwenye YouTube. Probleme gani? Probleme nilikuwa nayo ni juu nilikuwa napenda nipate pesa mafanikio. Okay, wagerageje siko bwo Kinyarwanda ko nari nkeneye ubukungu kubona amafaranga wari ubukeneye yego noneho njya kuri YouTube ngiye kuri YouTube masanga inimero z'umuntu wari wapostinze ibyo bintu by'ubukungu kwafasha abantu wagiye kuri YouTube ubona nimero y'umuntu wapostinze kwafasha abantu bino byo gutanga ubutunzi yego mu bintu by'ubutunzi yego ndagerageza ndamuhamagara maze kumuhamagara arambwira ati kugira ngo bamfashe ngomba gutanga $500 yo kugira ngo mbonane nabo kugira ngo muonane kawaida yego bakaniambia mimi napasha kupana $500 a dollar juu nionane naye anipokee ya kusema ingie mule ndani juu anipokee tu weze kuongea yagusabye $500 wenda kugira ngo abantu batanyise bavyumve yagusabye $500 yego yarambwiye nanga $500 yahwikara yiki mu Kinyarwanda cyumvikana yarambwiye ngo nayo kugira bankorera iki ibizamini byo kugira ngo bafashe ubufasha abone ko wemere guhabwa ubutunzi no kuba naone kama mimi naweza pokea ile pesa ama siwezi kupata ile pesa nikakamata ile franga nikaituma ku simu yake kwenye mtandao nilipoituma wagejeje Akanyarwanda numishe karagucanga ariko yagize cyuvuga basi uvuga Ikirundi n'Ikinyarwanda numva cyase uko umuntu wumva Ikinyarwanda arumva n'Ikirundi ngerageza kuyatanga ayo mafaranga $500 maze kuyatanga ndaza arambwira ati ari ahantu bita mu Ruhengeri ndagenda mu Ruhengeri ndamuhamagara ndavuga ndashaka tubonane maze kuvuga tubonane akakatala arabyanga maana kenje kusema vile mu lugha ya Kinyarwanda arabyanga amaze kubyanga arambwira ati ntago tugomba guhurira mu rugo tugomba guhurira ahantu kuri hotel murabona ndi kuri hotel twabibonye ko no mu kwinjira mu bonsa yavyase yageza kumuganiriza arasobona ati umunyamahanga yaraye muri chambre ya 6 we naje mbera ku murongo marongo yime ngo 2 ngo 3 ngo 4 5 6 mbona ndaguye yego ambwiye turahurira kuri hotel ndavuga ashobora kuba arimo arambesha cyangwa nago ari kumbesha ndavuga reka ngende akabazo k'amasiko gatoya n'abandi bantu wenda bakifuza kumenya gutekereza ngo reka mpamagare umunyamakuru runaka cyangwa se kamagara n'umuntu niye mpamvu biguteye ko numva ko bitari ngombwa ko ibyo bintu twese tubimenya cyangwa se tubyumva
impamvu nabahamagaye nkimara kumuhamagara arambwira ati ntago mu rugo tugomba guhurirayo, tugomba guhurira kuri hoteli. Ikindi kintu arambwira ati njyewe ngende nkoreshe ikintu cy'igikese kinini. Ndavuga nshobora kubona ubwo butunzi cyangwa simbone. Okay, naguki mwabonanye yaje mwavuganye mwabonanye? Nago yaje twavuganye kuri telefone, mfite na nimero yiwe. Yakuguhaye ubwo butunzi? Ntago yari yabuma, yambwiye nshaka igikese ngende kuri hoteli ndamuhamagara. Niyo mpamvu nabahamagaye, ndavuga ati ashobora kuba ari kumbeshya cyangwa nimba ubwo butunzi ndi bubone ndashaka ko munkorera ubuvugizi. Urabona ndi umunyamahanga, nshobora kubona amafaranga yanjye. None se ko ubuvugizi butavugwa na wenda hari ababishinzwe ribo nibiki, nibyo bintu bishobora kuba byo kurengana wacagagiye. Nawe twebwe turi navuga ku iki, twebwe itangazamakuru ni iki? Ni ikintu kigaragaza amakuru runaka hirya no hino, ntabwo ari ikintu kijya mu bibazo by'abantu runaka. Ibyo bifite abanya bishinzwe ntabwo ari ibyacu. Yego, nanjye impamvu nabahamagaye nashakaga ko munkorera amakuru. Wenda ayo mafaranga nshobora kuyabona cyangwa sinyabone, ariko bibaye ngombwa nkabona ayo mafaranga mukaba muhari abantu bakabibona, nkaba nagira ikibazo kugira ngo wenda nutaha mu rugo nyumbani bakaba tuvuga amafaranga yakuye he cyangwa mu mudugudu nakati umuntu yibye kugira ngo naza kugira ikibazo mu nzira cyangwa mu ndege. Abambona na iyo kese bakavuga ati iyi kese uyikuye he, urabona kuko mba ndibwurire indege. Batambaza iyo kese ivuye he. Nabyumvise. Sasa ni kihe cyizere sibyo cyatumye wizira ko umuntu ugira iyo $500? Uravuga ati madyo bangarutaraka yaguhe kubisabye. Hari umuntu w'inshuti yawe wabikwijeje, nike cyizere? Uretse neza hari ibimenyetso byinshi yagiye anyereka no mu biganiro binyereka ko ngomba kubona ayo mafaranga. Yanganirije neza, anyereka ibimenyetso byinshi n'inzira nyinshi zatuma mbona ikiugo butunzi chaka. Okay. Kuko warabyize ukavuga ati kanda yamuhe, ko ndumva ni sawa cyane. Ariko genda numva afise amatsiko. None se urabona ingene twakoze nezirezire kandi naje ku bwawe uge naje nkuje guhurura mvuga ati n'umuntu kanyitabaje ubwo aranshaka ko ndamufasha, nkuko nanjye sometime nitabaza abantu nanaguhamagara ati mfasha wenda ngo utunze abuguhaye fasha ko nago wowe munzu bansohoye wampaye amadolari 30 mwishuri inzu ukabimfasha. Simpamvu buri muntu wese unyitabaje wese numva ko ibyo nshoboye gukora nawe mukora nkamufasha, sibyo? Yego. Nemeza n'itangazamakuru atari ryo sanzwe nkoreraho, ariko kubera ko nshaka kwihuta gufasha umuntu nyikurakira ko ndamufasha ndabikora ndazi. Yego. None se kugira ngo dusubire wenda muhiro na haburije twamasaha menshi, ni iki ushaka ko kano kaya twagufasha cyangwa se ni iki twakora kugira ngo birangire dusubire inyuma? Njyewe bitewe n'ibimenyetso yampaye numvaga twamuhamagara havugana nawe mwumva. Yakintu wamuhamagara se ndiye mu nakujya nama? Njyewe ndamuhamagara. Numase arita gukora ibyo ngibyo. Icyo kintu nawe gukora kuri telefone aravyemera gukora kuri telefone. Yego yabimbwiye. Bari abantu ko batinyitse wa muntu we. Okay. Baratinyitse ariko na amasezerano nje nawe dufitanye. Njya mbitinya ko hari gihe ushiho kamera atabishaka. Basanga ahita nakubona wewe ahantu yaba ari hose. Nuko umuntu uko muravuga n'undi akeka karatubona. Musaza nta kibazo nta bintu ntuze kunteza ibibazo kabisa, ariko aratubona hari hose ndakeka. Jewe nta kibazo ndamwizeye cyane, nzi ko nimuhamagara turavugana nta kibazo kuko n'igikesi yambwiye narakiguze. Uragifise ngaho? Ndagifite hano mu cyumba cyanjye ndara muri hoteli. None se gira umuhamagare turi kubigira wenda twabona amafaranga yatiki dusubiza Kigali wayaduha aho yagwaye gubuto. Nimugiye ikibazo reka muhamagare mwumva. Gira kabisa gira tugende kubwawe twemeye tuvuga ati katuze bitunguranye ariko tugomba kuza kabisa. Gerageza gushaka n'uzo twumve niba atari kugira. Oya. Atari kugufata se? Ntago ari mu kumfata ariko nzi ko ari buyifata. Ntiyakubeshye. Oya.
Ubusanzwe ntago yambeshya wasanga wenda ahuze cyangwa ari mu bindi ari gukora. Bariya abantu se shaka bafise akazi kenshi ushobora no kumuhamagara n'iminsi nitategara ataragufata, ariko iyo agufashe hari abantu b'abanyakuri kabisa yagufashe mu bitamuranye birarangira afere yabirangiye gufasha kigufashije. Ntabwo ariko arayifata. Mukiriya wacu ndabona atari mu kumfata. Urahuze? Banza ahuze ndumva ari kumbwira ngo arahuze. Asanga afise abantu benshi kafasha. Yego. Muraho neza cyane muganga. Yego mwana wacu kamasaha twaguhaye wagiseweho iminota mikeya wari uri mu biki. Nakerewe ntago nari nabonye kaga kese ariko maze kukabona. Yego ngahinjira mu nzu hari n'abanyamakuru hano, hari n'abanyamakuru nabamagaye kugira ngo utaza kuneza ibibazo kubyo ndimo, kugira ngo ndamutse mbonye nayo mafaranga hatagira ibyo mura nabyo mu nzira cyangwa ku ndege. Nta kibazo igera agapesi wateguye igikoresho wateguye icyo gikoresho mwana wacu. Yego murakoze cyane. Afuse Reka arambwiye negera agakese kanjye ni karibu. Agakese kameraman kwiyene agakese nyuma niza mbere muvugisha hano kamugoreza umuvugisha vugana n'umunyamakuru. Muganga mwiriwe neza? Muraho neza zashikana gafantas. Twebwe abanyamakuru no mama yatwifashije tuza twirukanka tuva Kigali tuzi ngo ikibazo ahuye nacyo. Tuvuga ati none se ko n'ubundi umuntu akwitabaje ugomba kugenda ukamwumviriza, turaza turamugezeho ako dusanze yashaka kugira ngo ivyo mwavuganye ngo bigiye kwitangazamakuru. Nize ko nta kibazo kirimo. Nta kibazo bana bacu kuko twamuteye umuti, twaramuyoboye, twaramutiritse, twaramuzinze, nta kibazo. Kugira ngo abe yafata indege akaza akagira nta kibazo we nacyo n'umuti mwamuteye mwanamutsirika. Twego twamuhereje ihembe ryo kumuyobora kuko yari yaratubwiye ibyamubayeho. None hari ibibazo bindi yari afise byari gutuma atava. Hari ibibazo yari afite bidusaba ko tumubwira ko yishyura amafaranga yarandeba akaza akatugeraho yatugezeho, amafaranga yatugezeho adusaba kuza aho dukorera kuko bitemewe atariho yakirira ubutunzi, tumutegeka harabwakirira, yatubwiye ko yahabonyemo dusubize turi gukererwa. Okay, reka tureke kurandira amajambo menshi. Murakoze cyane ko mutwemeye ko ibintu tubishaka kuri kamera. Agasanduku niba agasanduku nyene wamubwiye ngo ategura, ndabona yagateguye gateretse ku meza. Yego muduhereze. Mwavuze ngo tora. Karame muganga wanje. Umukobwa wacu agateretse ku meza. Nabikoze cyane. Yego ngaho ufungura tukubwire amagambo ukora ubuhemo. Buhamo. Yego nagafunguye. Ko nta kintu se kirimo. Yego mwana wacu ntabwo umutungo urageramo, buriya ngiye kuguhuza n'ababyeyi bakuvugisha baguha uburenganzira bwo kuguha ubutunzi wasabye. Burageramo gute? None se ubwo burageramo gute ko mbona bigoye cyane ko nabubona? Yego ongera upfundikire mwana wacu, ongera upfundikire. Ntabwo wahushemo yaho? Ntabwo nahushye. Muhe? Twakubwiye ngo uhamwe inshuro ebyiri gusa. Yego nabikoze cyane. Ngaho upfundikira. Yego murakoze. Noneho wavuga amagambo avuga ngo yego uko umuyaga wuzuye isi yose. Yego uko umuyaga wuzuye isi yose, ariko amafaranga yuzura iki gikoresho cyanjye. Ariko amafaranga yuzura igikoresho cyanjye. Noneho rambikaho ikiganza kimwe cy'iburyo. Yego. Babyeyi gutungana n'ukwanyu, nimwakira umwana wanyu muvugane mu ubutunzi mwanemereye. Ntabwo biteze ikibazo kurumva amarozi.
karame babyeyi. Yego ndabumva babyeyi. Murakoze cyane. Yego babyeyi. Murakoze cyane babyeyi. Yego nk'ibirandura inshuro ebyiri babyeyi. Fatira buri kimwe cyose. Babyeyi narangije babyeyi. Uyu ngo mvuge ko uyu mutungo nazawupfisha ubusa. Uyu mutungo sinzawupfisha ubusa. Nzawutungana mutima wa mwena rukundo. Nzakorana no gusenga Mana. Uzakora Yego. Kongera ufungure. None babyeyi ko abanyamakuru bafite bwoba ndakora iki? Hoya bari kwanga ngo mfungure bagiye ariko ndafungura bahari. Hari ikibazo bagira ababyeyi. Fungure. Oh mon Dieu, merci Dieu que Dieu vous bénisse. Merci. Yego amafaranga. Muga. Allo? Nous sommes en train de dire beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Nimekuwa mtu wa maana, mimi napata franga. Que Dieu vous bénisse. Musa amafaranga agiye mu kucyari kiri vide. Umva se, isi bigenze gute? Cyabaye nabonye amafaranga. Yego uzgo guzuye. Ukamera uzgo guzuye. Nabonye amafaranga ngaya. Nabonye amafaranga. Ngaya amafaranga nabonye. Muganga turagira. Muga. Karame babyeyi. Igihumbi arambwiye ngo ndafata imwe ya gihumbi na ya bitanu na ya bibiri zirambike ku meza funge gakese kanje ngende. Oya mwebwe ntago mbaha. Mwebwe ntago mbaha barambwiye mfunge. Barambwiye nkore gutya ndambike ku meza. Funge. Oya ntago mbaha. Aya ni amafaranga yanjye. Barambwiye mfunge gakese kanje. Karame mubyeyi. Mutereka ndawushira mu gikapu cyanjye ngaruke ku meza. Murakoze cyane. Ujyanye? Wagiye kubi. Wabiteretse mu nzu batabikwiba. Reka mubike hano. Muzeri nagarutse. Mbese neza ndumva nishimye cyane. Ndakumva.
Murakoze cyane ngiye kuyaba. Aravuze niwapatie hii pesa mtalipa transport ya kurudia. Muga urakoze cyane.